Uyu mugore ko adahari yagiye he? Uyu muryango yambujije kwinjiramo. Ako ubu ni iki kirimo? Yakinze. Mbe nicaye ahangaha tegereza, ariko turabonana uretse ibintu asigaye abamo ntabwo mbizi, ariko uretse ariko turaza gushwana ubu sinzi, ariko uyu muryango ubamo ikibundo ubu ngubu yambujije kwinjiramo koko. Ariko ni ibiki mba numva muri iyi nzu? Kambe ngiye iyo ndebye muri wa muryango ngira ikibazo, numva ndimo ndahungabana umutima, numva urahanjya sinzi ibintu afite. Ariko senda nzakora iki? Arahananiye pe, hari ibintu birara bivugamo hariya, ni amahembe se? Ni ibiki? Si ibintu biba hariya birara binjya, bareka nze ndebe. Kugerageza ndebe ibyo uriya mugore agiye kuzanyicira mu nzu. Uyu muti najyaga numva bavuga ko iyo umuntu awufashe akawushyira mu muryango, iyo awurenze ntabwo byongera. Kanjye kubigerageza turebe. Karengaho ishyano ry'umugore, ubu ndagerayo rebwe ngo nasindere nkubita wa mugore we titonze gusa, yambaza kwinjira mu nzu yanjye nubatse. Yewe wa mugore we, yewe ishyano ry'umugore rifite abadayimoni. Yewe wa mugore we, wa mugore udakingura ngo na w'amahembe gusa, ayo mahembe yawe kandi yicarira cyandari hano.